Mbahaye ikaze mwe mudukunda mugakurikira ibiganiro tubagezaho ku Ikamba Blooms TV, ni Sisi ugarutse mu kiganiro Life Care. Ndabiyegereje rero aho muherereye mu bihugu by'amahanga, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu bihugu bidukikije, inshuti zacu aho muherereye hose mbahaye ikaze nimuze tubane. Ndabifuriza kugira ubuzima bufite icyerekezo, ubuzima bufite icyizere, ubuzima bufite intego. Ndakwifuriza kugira ubuzima burabya, ubuzima butanga impumuro nziza ku bantu bagukikije. Uyu munsi nibwire nta muntu ukubwiye ko wamuhaye umunezero mu buzima, ko wamwongereye imbaraga, ko watumye anezerwa, ko watumye atera indi ntambwe mu buzima bwe. N'abarambiye rero reka tuganire. Buriya mu buzima nta muntu udakunda umuntu umukunda nk'uko mpora mbibabwira, nta muntu udakunda gukundwa, ntawanga ibyiza arabibura. Ariko nanone hari igihe usanga uri mu rukundo rugoranye cyane, ugasanga uri mu rukundo rukuvuna, ugasanga uri mu rukundo, rwa rukundo ni wowe wa mbere ufata iya mbere, uhamagara, utelefona, ubaza uko mumerewe, upanga gahunda, ugasanga ni wowe uvuga ati tuzasohokera aha, tuzabigenze gutya, tuzakora ibi n'ibi. Ibyo rero nanone ugasanga akenshi biravunana cyane, kuko ubundi urukundo rwiza ni urukundo ukunda umuntu nawe akagukunda, ukamwereka ko umukunda nawe akakwereka ko agukunda, ukamwandikira akagusubiza, rimwe na rimwe ugasanga nawe yakwandikiye mbere y'uko umwandikira. Ibyo rero usanga urubyiruko rwinshi mubimbwire muri komenti, urubyiruko munkurikiye, usanga hari igihe habamo kuvunishanya cyangwa kwirara cyangwa kumva ko nyine wafatishije, wamaze gutereta bikaba byaremeye. Rero niba ufite umuntu ukuvunisha, niba ufite umuntu ubona urukundo rwanyu rutagenda neza, ubona utazi icyerekezo cyabyo, reka nze nkubwire ibintu ushobora gukora akakwirukaho, akagaruka cyangwa akisubiraho, cyangwa se mukaba mwanarekana, byose birashoboka. Ariko wowe uri kunyumva banza ukore subscribe, ukore share, ukore na like. Nkomeje gushimira cyane abantu batwereka ko badukunda, batuba hafi. Ni ukuri muraba agaciro, Imana ibaha umugisha mwinshi. Rero ikintu cya mbere ushobora gukora niba ubona ko ari wowe umwiruka inyuma cyane, ukaba wamwikuramo cyangwa se nawe ukaba wamuha umwanya akamenya icyo agomba gukora muri urwo rukundo rwanyu. Erega buriya kugira urukundo cyangwa kugira umubano utagenda neza biravuna, bitera agahinda. Hari bamwe bishobora gutera agahinda gakabije rwose, ugasanga umuntu yagiye muri depression, ugasanga yihebye, ugasanga nta kintu kikimushimisha mu buzima, rimwe na rimwe akumva n'akazi yakoraga yakareka kubera nyine izo mvune zose ziba mu rukundo. Rero niba ubona umwiruka inyuma, sha mana yanjye, kwiruka inyuma y'ibyagusize ni bibi ni ukuri. Hari igihe ubona umubano wanyu ugoye akuvunisha, ikintu cya mbere rero ugomba gukora, muha igihe cyo kwisubiraho, muha igihe yisubireho. Ariko icyo gihe umuhaye ntubimubwire, nyine ubikore bucece, ubikore mu bwenge bwinshi. Nyine niba ari wowe mu gitondo wazindukaga umuhamagara, ubyihorere urebe. Niba ari wowe wamubwiraga ati tujye gusangira, ubyihorere. Niba ari wowe wamubazaga uko amerewe, cyangwa ari wowe ukunda kujya kumureba, kumusura se, ibyo byose ubyihorere, umuhe igihe nawe abashe kwisubiramo. Ariko ibyo bintu bikore bucece, ntubimubwire, bya bindi by'abakunzi nyine babwirana buri kamwe kose. Kandi n'igihe muba mukunda nawe ukavuga ati umva tubireke, ibi bintu byacu ndabona nta hantu bizatugeza, ndabona nta hantu biva nta naho bijya, tubireke. Oya, wowe ibanga nguhaye, muha igihe cyo kwisubiraho ariko bucece. Noneho nubona amaze iyi minsi urumva ibyo byose, nawe ari bwibaze ati ariko se byagenze gute ko Sisi yajyaga ampamagara akaba atakimpamagara, ko yanyandikiraga akaba atakinyandikira, wagwana bimeze bite? Ibyo bintu byose nyine nawe abyibazeho.
nubona atabyibajijeho ukabona iminsi irashize, igihe wihaye ntuzarenze ukwezi, byibuze uzafate nk'ibyumweru bitatu, nubona atarisubiyeho rwose uwo muntu uzamureke yigendere, ntacyo uzaba uhombye kuko n'ubundi ntahari, n'ubundi ahubwo wari waramutindiye yarabuze ukuntu yakubwira ko bitakirimo. Ni gute se wambwira ngo wari ufite umusheri wenda ni wowe ubyuka umubaza bonjour sheri, saa sita wiriwe ute, wariye, nimugoroba watashye, umerewe ute, nijoro bonne nuit, ugasanga ni wowe nyine agusubiza kuko ari wowe wabanje kwandika. None hashize icyumweru warabiretse, nta n'ikintu akubaza, nta n'icyo bimubwiye, nta nubwo afata iya mbere kugira ngo ibyo bintu yibaze ibijya mbere. Tubaye abanyakuri, urumva uwo muntu bigihari? Urumva uwo muntu bikirimo? Ikindi cya kabiri uzakora, reka kumwirukaho, ahubwo ikindi kintu cya kabiri nakubwira wakora, wifate nk'aho nta cyabaye, wifate nk'aho mutigeze mukundana, sibyo? Biragoye ntiwumve mbikubwira ngo wumve ko ari ibintu nyine wabyuka mu gitondo, urumva hari ibintu uba waramenyereye, waramenyereye ko mbere yo kuryama hari umuntu muganira, saa sita hari umuntu mujyana kuri lunch, mu gitondo hari umuntu ukubaza uko mumeze cyangwa nawe ukamubaza uko amerewe, telefone yawe nyine isona. Icyo gihe rero niba wabonaga kuvunisha, niba wabonaga bitakimurimo cyane, ubona bigoye, ubona usa nkaho ari wowe umwirukaho, ifate nkaho mutigeze mumenyana, wirinde utwo tumesaje, wirinde kubitekerezaho cyane, ugerageze ube busy, wigire mu kazi kawe, abantu ushaka ibintu ukora nyine ku buryo uba busy, ukora ibintu bikunejeje, niba ukunda siporo, niba ukunda filime, niba ukunda iki, mbese wa mwanya wajyaga ufata ugiye gutekereza kumwandikira cyangwa kumuhamagara, ushaka undi muntu w'inshuti yawe wihamagarira, nyine ubuzima bukomeze, wijijishe. Si wihaye ibyumweru bitatu se? Cyangwa nugiye kubyiha uhereye nonaha tuvugana? Ugerageze nawe uraba umuhaye umwanya wo kwitekerezaho, yibaze ati ni ibiki bijya mbere, ube wowe, wumve ko uri umuntu w'agaciro, wirinde kumwereka ko mbese utamufite utabaho, ugerageze ibyo bintu byose ubyirengagize. Erega uri uw'agaciro, none se wumva ko ari uwo muntu wenyine wagukunda gusa? Atanagukunze hari abandi benshi nawe urabizi, tubiziranyeho, nubwo umukunda, nubwo mukundana, nta bandi bantu se bagutereta? Tubiziranyeho ibyo bintu, nawe urabizi neza, ntabwo ari we wenyine. Niyo mpamvu rero utagomba kumva ko byacitse cyangwa ngo wumve utaye umutwe, wumve ubuzima bwaguhagararanye, wumve ko mbese kuba utamufite nta yandi mahirwe y'ubuzima arahari menshi cyane, aho kugira ngo ukomeze umwirukeho, kugira ngo ukomeze bikuvune, byiza wabireka hakiri kare. Niyo mpamvu rero ndi kukubwira utuntu ugomba gukora kugira ngo umenye niba ubikomeza cyangwa ubivamo, sibyo? Kandi mu buryo bitakugoye. Urumva iyo wihaye n'ako kanya uba uri gutegura ubwonko bwawe, ntago nakwanga cyangwa wowe ukamwanga, ntago biba bizakuvuna cyane ngo wumve utaye umutwe, ngo wumve, kuko uba wafashe igihe cyo kugenda ubyikuramo gahoro gahoro. Ni nko kwanga umuntu indirectement, ukabeshya ubwonko nyine kuri mu gihe cyo kujijisha, cyo kugira ngo urebe koko niba nawe yagukundaga, ariko muri icyo gihe uzafata icyemezo, cyane ko ari ibintu wafashe wabitekerejeho neza. Nufata icyemezo rero, uzafata icyemezo kuri seriye, ari ibintu utazicuza, buriya kwicuza ni ikintu kibi. Ikindi cya gatatu, gira ibintu ureka. Uti se ndareka iki? Gira ibintu ureka, ni ukuvuga ngo ureke twa tubazo wajyaga umubaza ngo ese sheri ngo urankunda, ngo ese ngo ubona ngo ari njye tuzabana, ngo ese ngo ubona dutandukanye byagenda gute, utwo tubazo, kuko akenshi iyo ubibaza umuntu hari igihe agira ngo uri no kumushyira ku nkeke, akumva nyine uramubangamiye, uri kumujena. Tureke, gira ibintu bimwe na bimwe ureka, numara kubireka nawe nyine aritaye aravuga se uriya mukobwa cyangwa se uriya mutipe
bimeze bite ubu, nta handi hantu abogamiye, nta handi hantu ibitekerezo bye biri, ibyo byose arabyibaza. Rega nagira ngo nkwibutse ko udakunzwe kubera impuhwe yakugiriye, ukunzwe kubera ko uri uwo gukundwa, ukunzwe kubera ko uri uw'agaciro, ukunzwe kuko iyo mukundanye hari ibyo nawe muri we hari umunezero agira kuba agufite nk'inshuti, kuba agufite nk'umukope cyangwa umukopine, kuba agufite nk'umugore cyangwa umugabo, nawe rwose hari undi munezero bimuha, hari akandi gaciro bimuha, hari ukuntu nawe aba fiyeri iyo agufite. Rero ibyo bintu byo kumubaza ngo ese ngo urankunda, ngo ese ngo ibintu byo gushidikanya biveho, umere nk'aho nyine nta cyabaye, we kujya kumushyira ku nkeke. Ikindi cya kane ari nacyo cya nyuma twasorezaho, muhe umwanya, uwo mwanya urebe ko nawe aguha keya. Nta mpamvu yo kugira ngo ari wowe utanga keya gusa, ari wowe ujya uhora utanga keya, ari wowe ujya uhora utanga urukundo. Nawe muhe umwanya uwo mukobwa cyangwa uwo muhungu mukundana, muhe umwanya urebe ko nawe afata iya mbere aguhe keya, sibyo? Muhe umwanya urebe ko afata iya mbere aguhe keya, witware nk'umuntu ufite agaciro kandi koko uri umuntu w'agaciro. Nta mpamvu yo gukomeza kumwiruka inyuma, nta mpamvu yo gukomeza guhatiriza, buriya ibintu iyo byanze biba byanze, kandi iyo byakunze Imana ibihaye umugisha biba ari byiza cyane. Rero kora ibyo bintu bine nkubwiye, ugerageze kutamwirukaho, sibyo? Ugerageze kutavunika, ugerageze urebe koko niba agukunda bya nyabyo. Niba wari ufite agaciro mu buzima bwe, niba hari icyo wari umaze mu buzima bwe, nawe arahita atekereza ati ese ni kwa muntu atari kumpamagara, ko atari kumbaza twa tubazo twa hato na hato, ko wagira ngo afite undi muntu bari gukundana, bimeze biti, nawe ari bubyibaze. Hanyuma ako kanya wamuhaye nawe biratuma yitekerezaho, nawe atangira guhe keya, atangira kwereka ko agukunda, atangira kwereka ko uri uw'agaciro, atangira kwereka ko yari agukeneye, sibyo? Ariko nukomeza gutera intambwe my dear, akaba ari wowe uvunika, n'ubundi uzakomeza uvunike bigere ku kigero utabasha kwihangana, bibe byagutera depression, bibe byagutera kuzinukwa, bibe byagutera kubaho utishimye mu buzima. Ayo rero niyo mabanga nkumeneye kugira ngo ubashe kwikura ku muntu gahoro gahoro, cyangwa se ubashe kumusuzuma urebe niba koko akigukunda bikirimo, ureke kwiruka inyuma y'ibyagusize. Mwakoze kubana nanjye rero, nakagaruka. Bye bye. Ndabakunda.